bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya kane cy'igisibo n'icyumweru cy'ibyishimo, icyumweru mu kilatini bita Domenica in Letare. Muri iki cyumweru rero kuko Imana idukunda ishaka ko n'ubuzima bwacu bumera neza, iraza ikatubwira iti muri za ngamba mwafashe kugira ngo mubeho neza muri iki gisibo nimudohore gato, mudohore gato, muruhuke, hanyuma mwongere mukomeze urugendo rugana Pasika, kuko Pasika iregereje. Ivanjiri uyu munsi rero iratubwira ibintu dusanzwe tuzi, umwana w'ikirara, ivanjiri y'umwana w'ikirara, ariko ntabwo byumvikana neza nimba kuko umwana w'ikirara ari uriya wagiye cyangwa ari uriya wagumye mu rugo. Bose bombi bari bafite ibibazo, ntabwo bari bakumvise koko uko umubyeyi wabo ateye. Umwana rero wari wagiye, yaragiye nyine akora ibyo yagomba gukora, atagaguza imitungo, agira ate, hanyuma kera kabaye aza kugira agatekerezo, aravuga ati iwacu kwa data hari ibintu byinshi, abantu bararya bagasigaza, naho ngende ndishwa n'inzara hano. Afata rero icyemezo cyo gusubira kwa se. Ise yahise amwakira kuko yari amutegereje. Nawe rero muvandimwe, ahantu uri hose wumve yuko Imana ikohereza ako gatekerezo kugira ngo ubashe gufata icyemezo cyo kuyigarukira, kuko nk'umubyeyi Imana yacu ihora idutegereje kandi ntabwo irambirwa. Umwana rero nyine yasubiye mu rugo. Ntabwo Yezu yakomeje batubwira uko byagenze, ariko byagenze neza, byanze bikunze, kuko nimba yaragarutse akareba izo mpuhwe zitagira urugero z'umubyeyi, ntabwo yafashe n'icyemezo cyo kuguma aho ngaho, akinjira mu mugambi mushya nyine wo kubana n'uwo mubyeyi we. Natwe rero dufata icyemezo cyo kugarukira Imana, tugumane n'Imana kandi twinjire mu murongo wayo, umurongo w'ububyeyi butagira urugero, butagira umupaka, urugero rwose rwiza. Natwe ubwo bubyeyi tukaba duhamagariwe nyine kubugeza ku bandi, ariko cyane cyane iyo twamaze kubusobanukirwa. Indi nyigisho rero y'uyu munsi turikura kuri uriya mwana mukuru wari wasigaye mu rugo. Yasigaye mu rugo, ariko mu by'ukuri ntabwo yari akamenye umubyeyi we. Ni gute umuntu yabana n'ababyeyi b'imyaka n'imyaka ariko akaba atabazi? Tubana n'Imana imyaka n'imyaka, kuva na twakabatizwa tubana n'Imana, ariko se tuzi koko uko Imana yacu iteye nk'umubyeyi udukunda? Twinjiye mu murongo wayo, mu misusire yayo se, tuzi ukuntu ikora, porogaramu zayo ukuntu ziteye. Uriya mubyeyi rero yabwiye uriya mwana mukuru, wowe igihe cyose turi kumwe, ibyanjye byose ni ibyawe. Nawe rero uyu munsi wumve ko Imana ikubwiye iti igihe cyose turi kumwe, ibyanjye byose ni ibyawe. Injira mu murongo w'Imana, wumve gahunda igufiteho, kandi ni gahunda ziha agaciro ubuzima bwawe, ziha agaciro icyo uri cyo, hanyuma unezezwe nyine no kubana n'umubyeyi. Imana rero tubana nayo hehe? Imana tubana nayo mu muryango wayo, ari wo Kiliziya. Ntabwo kujya mu misa ni byiza, munyumve neza, ari bihagije, ahubwo nimba tujya mu misa tugakora n'ibindi byose kwemera kwacu kudusaba, tugerageze kumva nimba kuko twarasobanukiwe n'umurongo w'Imana. Kuko ntabwo bihagije gukora les actes de dévotion, ahubwo izo actes de dévotion zigomba guherekezwa n'umutima koko winjiye muri gahunda y'Imana, winjiye mu murongo w'Imana idufiteho. Kenshi na kenshi Imana yacu iradutegereza, ntabwo iduhutaza, ariko natwe dufata icyemezo cyo kuyigarukira no kumva yuko nta kintu twayiburana, kandi twinjira mu murongo wayo tuzasobanukirwa kurushaho. Bavandimwe rero, nk'uko bisanzwe, mugende mushake ivanjiri uyu munsi. Nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 15 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3, tugasimbuka gato tukava ku murongo wa 11 tukagera ku wa 32. Iyo
ivanjiri tuyisangire kuri za WhatsApp, ku message, kugira ngo nimba hari ikintu cyakuryoheye muri iyo vanjiri wacyoherereza mugenzi wawe, kugira ngo nyine dukomeze tuyisangire kandi ikomeze gutera ibyishimo. Mwishimire rero kuri uyu munsi, kuri iki cyumweru cy'ibyishimo, kandi twihute tugana Pasika, tugerageza gusukura nyine ubuzima bwacu bwa roho. Imana ishobora byose rero nibaho umugisha kandi ibarinde. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza.